umurongo 14 ariko cyane surinye ahantu hamwe nshaka kuri 14. Nishimye ndasa nk'umwigisha uyu munsi ubwiriza, kandi n'ibyibwiriza ntabwo nashizemo agabanya, ahubwo nashizemo ibijanye no kwigisha. Abakolosayi igice ni icya 2 umurongo wa 13. Yego, kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe kuko nawe yari yambaye imibiri y'ibyaha, yabahinduranye bazima nawe, yego, imaze kutubabarira ibicumuro n'ibyaha byacu byose. Kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura, umva yewe, ibahemura ku mugaragaro, ku manywa y'ihangu atari ninjoro, ibahemura ku mugaragaro. Ku mugaragaro zari saa 6 kugeza saa 9 ku mugaragaro. Yego, ibivuga hejuru ku musaraba, bari bamaze kumushyira ku musaraba, bazi ngo bari kumukuraho, ariko we ari kunyaga ubutware n'ubushobozi n'abafite imbaraga zose, ari kuzirangiriza hahandi. Imana ishimwe cyane. Abaroma 6:22. Ushaka gusoma kuri 6:17, ariko cyane ndashaka gusoma kuri 22. Ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukabimbata z'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ubaye utari wanakora n'ibyaha, ariko iryo jambo rirakomeye, kuba twarabatuwe mu byaha. Dusobanura aya magambo. Bwana sifiwe. Ubutsinzi nibwo nshaka kubaganiriza. Ubutsinzi bw'ibihe byose. Hari intambara abantu benshi bahura nazo. Ndashaka kuzana intambara nyinshi abantu basobanukiwe bahura nazo. Hari intambara zo mu miryango, hari intambara z'abavukanyi, hari intambara z'abana wibyariye, hari intambara z'imirima, hari intambara z'inka, hari intambara zimwe usanga ziriho no mu bihugu. Hari intambara tujya tuzitegera tukazikurikira tukumva ngo M23 mu Burusiya, muri Irani, ihehe, izo ni intambara. Bwana sifiwe. Ariko intambara ko zaba zose, no mu Rwanda habaye intambara, no mu Buganda habaye intambara. Abatabizi muri 79 bishira 70 nako bishira muri 80 mu Buganda naho habaye intambara. Izo ntambara zaratambutse ku gihe Museveni ari kuja gufata cyangwa se Obote wa kabiri agiye kongera kandi kugera ku ntebe. Izo zari intambara. Bwana sifiwe. Hari intambara utantavuze, ariko wowe ukabusobanukira ko hari izindi ntambara nyinshi zo ntabashe kuvugaho. Ariko uyu munsi wa none
ntabwo arizo nshaka kukuganiriza wewe umuntu waje gutendinga cyangwa se umuntu waje kukurikira iby'iyobokamana. Ndashaka kubwira intambara umukristo anyuramo, kandi nkakubwira yuko muri izo ntambara utazifitemo uruhare, ahubwo hari umuntu wagusapotinze kugira ngo uzitsinde. Bwana apewe sifa. Nta muntu n'umwe wera wirabura ntiwambwira ngo uri bishop, ntiwambwira ngo uri umuririmbyi, ntiwambwira ngo uri igihangange ngo ushobore kurwana intambara z'icyaha. Intambara ni kubabwaniriza muri uyu munsi ni intambara y'icyaha. Uzambwira ngo intambara yararangiye y'icyaha, ntabwo yaba ari kumbesha. Intambara y'icyaha iriho n'uyu munsi, turakomeje turacyarwana n'iyo ntambara, ariko icyizere ni uko dufite umuntu wadutsindishirije. Dufite umugabo wadutsindishirije, amanza yidekarara akavuga ngo narababatuye, kubera ko kuva mu tangiriro Satani amaze kwinjiza icyaha ku isi. Ni ukuvanga abantu benshi bakurikiye bose, iyo myaka yose n'ibihe byose, abantu bose bahuye n'isangano yo guhura n'ibyaha, kandi batandukanwaga n'Imana n'ubushake bw'Imana n'ubusabane n'Imana, ari nta kindi kibatandukanije ari icyaha. N'abahanuzi benshi bagiye bavuga ari icyaha, bari kuvugaho ati icyatumye Imana ibima amatwi, Imana icyatumye ibima amaso ni icyaha. Bwana sifiwe. Muranyumva neza? Haleluya. Ni icyaha, ariko igihe kigeze, igihe gisohoye, twebwe tutari dushoboye kwikura muri za mbaraga z'icyaha, haza umugabo Yesu Kristo aza kuturwanirira, aravuga ngo nabahemuye ku mugaragaro. Paulo abivuga neza ngo uwo mugabo yahemuye ku mugaragaro. Ni bande yahemuraga? Ni Satani n'abadayimoni be, kubera Satani niwe ushaka ngo duhore mu byaha, niwe ushaka kudukoresha ibibi, niwe ushaka kutujana mu bitameze neza. Ni ukuvuga ngo Yesu aza kudukiza ububata bwa Satani, ububohe bwa Satani n'abafite umurimo w'imyijima. Uzabisoma mu Befeso igice 6:12 ngo ntabwo turwanana n'abafite umubiri n'imbunda, ahubwo turwanana n'imyuka mibi igendera hejuru mu kirere. Imana ishimwe cyane. Iyo myuka mibi yutareba, kanibwirira umudamu wanjye, uzi ko ndi mu ntambara, kandi tubana mu nzu n'uyu munsi nkaba nazirayemo, kandi n'uwazihishutse mu bana bawe umwe arahari, yambwiye n'ayo makuru. Hari intambara ya buri muntu itageneye umuryango, hari intambara ya buri muntu, hari intambara y'umukristo, hari intambara y'umupaseri. Byanza bikunze bizakuzaho, ariko dufite insinzi. Jya nkunda kubwira, nabwiye umwana ndamubwiye ati ariko nyibutsa ngo ariko ko nakubwiye ngo kuki utaje umbwira. Naramubwiye ngo ujure peta aka kantu, uvuga ngo Uwiteka n'umunyeri waje sinzakena, ngaryamisha mutanye rwase bisanjana uruhande rw'amazi adasoma, naho nanyura mu gikombe cy'urupfu sinzatinya iki byose kuko ndi kumwe nawe. Sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Wa wundi wadutsindishirije, wa wundi uturwanirira intambara zo mu mwuka, wa wundi urwana intambara z'abadayimoni arahari, ntazatureka. Mw'abakristo muje mureka gutinya amadayimoni, mwe kujya mutinya babahiga. Ntabwo tuzabura guhigwa mu gihe tukiri muri uyu mubiri. Bazakuvuga nabi, reka kureba abandi bantu baturanye, ariko na Satani ntagukunze, azaguhiga kubera ufite ibikinyuranyo, ukunda Imana ntumukunda, azaguhiga. Ariko cyo nkubwiye, buri muntu afite intambara ye, kandi niba ufite intambara yawe, hari uwadutsindishirije, hari ugutsinda kw'ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Kamvuga ibintu bitanu bizagufasha
ugomba gusobanukirwa muri ibyo bintu bitanu. Imana ibifitemo uruhare kandi nawe ufite uruhare rwawe. Niwumva neza ukankurikira muri ibyo bintu urayoba. Bwana apewe sifa. Kimwe n'icyo nari nshoreye ndi kuvuga ngo yaradutsindishirije kandi adukura mu bubata bw'iki bw'icyaha. Amen. Ntaho turagera nabanje we Debora wakubanjirije wakubyaye inyuma yanje Satani arampika kugarura mu byaha. Nawe niko ashaka abana banje bose ngabajana mu byaha, ariko dufite umutsinzi wadutsindishirije kandi watubatuye. Amen. Imbaraga si zacu ahubwo ufite imbaraga zisumba izindi imbaraga, imbaraga zimira izindi imbaraga n'iz'Imana yacu. Imana ihabwa icyubahiro. Hari yindi bintu akoresha mu gutera, ariko icyo ndi gushaka kubabwira ijambo ry'Imana, ndi gushaka kubabwira ubutsinzi buhoraho. Arya Karim tsindishirije nje undewe n'umutsinzi. Yego ongera. Singiri umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe. Haleluya. Haleluya. Nkundi yo ndirimbo kandi ntayizi. Mwibuke muri Dayton narayiririmbye, ngeze Canada nongera nayiririmba, n'uyu munsi ndacyaririmba. Ubu ndi umutsinzi nuko nzi ko turi mu gihe cy'intambara, kandi iyo ntambara twaratsindishirijwe kandi tuzakomeza kuyitsinda. Ntabwo tuzatsindwa kuko turi mu rugamba. Bwana pewe sifa. Hari ibintu rero Satani yohereza mu bantu, ibintu by'inzangano. Inzangano, niba we utangana na mugenzi wawe, niba utangana n'umugore wawe, ariko sobanukirwa ngo inzangano zirahari kandi iyo ntambara uyishora n'umwe. Satani ntashaka ngo abantu bakundane, ntashaka ngo imiryango ikundane, ntashaka ko abana bakunda ababyeyi, ntashaka ko ntashaka ngo tugere ku ntambwe nziza Imana yashatse. Kuko na Yesu ubwo kujya kuva hano yaravuze ngo bana banje nongere mbabwire mbasezereho mukundane. Ati kandi nimukundana nibwo abisi bazamenya icyo muri cyo. Kubera Imana ni urukundo. Nuko ngo Satani ashaka kumara imbaraga rya jambo Imana yavuze ryo gukundana, ahubwo akazana inzangano. Ubonye mu muryango wawe, ubonye mu mutima wawe, ubonye mu bitekerezo byawe haje ikintu cyo kwanga mugenzi wawe, umenye ngo dayimoni yagushikiye. Umenye ngo dayimoni yagushikiye, yaguteye mu gihe utari kwiyumvamo gukunda mugenzi wawe. Azabukwe nanjye nzagukwanje. Ninde wakubwiye ibyo? Abantu bakaba mu nzu y'Imana, abantu bakanaririmba, abantu bakanasenga, ariko bakagaruka bakangana. Ariko dore yaduhaye mbini, yaduhaye akantu ko kugira amaze kuva mu isi, yaratubwiye ngo nzi neza yuko mutazashobora. Namba gutsinda uyu mugabo azagenda bazanamo ibintu muzanishwa. Aduha ijambo rimwe ati reka mbahereze ikintu. Abwira intumwa ze ati ndazamutse, ariko mu gihe gitoya nzabohereza umwuka wera, kandi umwuka wera niwe uzabatsindishiriza. Amen. Paulo yandikira Abaroma arababwira ngo hahirwa abayoborwa n'umwuka w'Imana. Hahirwa abayoborwa n'iki? N'umwuka w'Imana. Azaba kuyobora mu biki? Tudetaye ibyo bintu, ariko n'amagambo 9 n'imbuto z'umwuka 9. Wowe nk'umukristo ukwiriye kubaho ushaka kumvira umwuka, kandi ijambo rya mbere ni urukundo. Ugeze mu Bagalatiya 5:22, ijambo rya mbere ni urukundo. Niba Satani ari gutera inzangano,
ariko Imana yadusigiye urukundo kandi aduha support yo kugira ngo adushoboze kugira ngo twere imbuto y'urukundo. Imana ishimwe cyane. Gukunda, mbega ntago wakunda wewe sinzi ko nawe muri kunyumva neza, ntabwo wewe wabishobora gukunda, ariko Mwuka Wera twakiriye ari muri twebwe yagushoboza gukunda mugenzi wawe. Ariho ushobora gukunda n'umwanzi wawe wakuranje utaryamye, wa wundi kuvuga nabi, wa wundi kuvangura, wa wundi guhiga, bikatuma umukunda. Izo ni izindi mbaraga. Turi kumwe mwese? Izo ni izindi mbaraga. Nuvuga ngo Yesu yadusigiye Umwuka Wera kugira ngo ashobore gutuma twera imbuto zigaragaza abo turi bo. Hari imbuto 9 ziri aho, ariko sinshaka kuzikurikira zose, ariko ndibanda ku bintu 2 gusa. Uvuye ku Bagalatiya nako kuri uwo murongo 22 hariho ibyishimo, hakaba amahoro, hakabaho kwihangana. Anje kwihangana. Bwana sifiwe. Ijambo rya 3 niryo ngeze. Bwana apewe sifa. Niba muri kwandika ndi kubona poza bwo yantu nta kwandika pe nkagakaramu ndabiri gutambuka ntari ubwo bizongera kugaruka. Keretse unsanze mu rugo nkaguha urupapuro ukandika. Ariko niba ushaka kuba munsi y'ubutsinzi kandi ukamenya uko ushobora kugenda utsindishirizwa kandi ko mu Kristo yahawe ubutsindishirizwa, wari ukwiye kwandika. Kuko nanjye twamvuriye mu kudushaka wa ariko nje uzi ko nkanguka nava mu bitotsi nkongera nkarepetare nkarezima ngasubira gukora revision y'ibyo nakoze, hanyuma weho wagera hano ukabivugira ngo gusa njewe byaraye byatumye ntaryama. Ubwo se urukumva kasete, ubwo se urukumva ngo urabyibuka byose, ariko ugeze ahantu wandika ugera no mu rugo ukanasoma kugira ngo Imana mfasha usoma ibi byanditswe ukongera gasubiramo. Icya 3 naringezeho ni ukuvuga ngo indi ntambwe Satani ateza ni ibigeragezo. Ibiki? Ikigeragezo ndashaka kukubwira kuri aya manywa yihangu, ntukazatinye ikigeragezo, uyu ubonye ikigeragezo kikugezeho ntukazakita icyaha, ntukazavuga ngo wishinje ngo ibi bigeragezo kuba bindiho nuko noba nakoze ibyaha. Oya, ikigeragezo cyose ntabwo kiza ari ukuvuga ngo nuko wakoze ibyaha, cyangwa ikigeragezo cyose ngo ukite icyaha, ahubwo icyaha kigaruka kubaho ari uko watsinzwe muri cya kigeragezo. Aho birumvikanye ntabwo bije sobanura neza. Nuvuga ngo ikigeragezo si icyaha, ahubwo icyaha ni uburyo bwo wewe wakigize ute, wakifashemo n'ukuntu wagitambutsemo, wakibayemo, cyakugushije, wagitambutsemo neza, wagisohotsemo gute cya kigeragezo. Ikigeragezo kiri kuri Kayini. Ngeze mu Tangiriro 4 umurongo wa 6, Imana iramubwira ngo Kayini, ibihe bibi byagushikiye, kandi ko byagushikiye, ariko dore inama nakugira, nukora ibyiza mbese nturi bwemerwe, nukora neza ugakora neza ntiwemerwa, ariko nudakora neza dore ibyaha, dore icyaha kiri kwitugatugira ku muryango kandi ni weho gishaka. Burya wewe ntabwo ubizi, nanjye ntabwo mbizi, n'undi ntabwo abizi. Hari ibiri kwitugatuga kuri wewe, biri gushaka kwinjira kuri wewe, ariko ni weho bishaka, njyewe bishaka. Ntawe kidashaka, nkuko nababwiye ngo ucyambaye umubiri nuvuga ngo icyaha kiracyagushaka.
turacyari mu ntambara. Ariko hari ijambo ku murongo wa 7 yamubwiye ngo usoza uwo murongo aravuga ngo ariko ni wewe ubikwiye kubigiramo uruhare gutegeka, ni wowe ukwiriye gutanga uwamuzi. Nkugiriye inama njyewe ndi nk'Imana, ariko nawe ufite urwawe uruhare rwo kugira ngo utegeke. Pawulo nawe ari kubwira Abaroma mu gice cya 6 umurongo 13 aravuga ngo ibyaha ntibikabategeke. Nuvuga ngo ntabwo tugomba gutegekwa na kamere, ntabwo tugomba gutegekwa n'ibibiri ngo twumvire ibyo dutegeka, ngo wumve ko washushe ubusore bwagutwaye none ugomba kujaho kurya life yawe, kurya ubuzima bwawe, kunezeza umubiri wawe. Icyo ni cyaha kandi kigiye kuzakurira. Umunsi umwana Isa aramuhamagara yibwira ko ari kuri segondere, naho yagiye kumusura Mbarara aramubura ku kigo, naho umuntu yacitse abarimu nta nubwo bazi, yanyuze mu yihedirisha ahamagara umwana ko najya uri hehe, agira ngo ari kumuhamagara ari muri Nakivari, naha ari kumuhamagara ari siritere, ari ku ishuri. Umwana ntabwo yamubeshe, yaramubwiye ngo papa ndi kurya ubuzima basi, nta kundi. Yaramuhishutse. Undi ari kumubarira ku ishuri, naho undi ari kumubarira afite ibindi byarimo. Twiringira abana bacu ko bari ku ishuri, kumva ko umwana ari kwiga university naho ari kwiga ibindi. Ubwo tureke kubivuga. Ngo tudasitaza abantu, tutabahutaza, tutababuza icyerekezo cyahi ntacyo. Abana bararindagira gutyo. Hari abandi reka mbe ku banyeshuri, hari abandi bakunda kuvuga ngo tugiye mu gitaramo, ngo tugiye mu ntuza ku wa 5 bakagenda ngo bagiye mu gitaramo. Hanyuma nahenga hagati y'ijoro maze gukanguka, nkikuraho ikiringiti nkambara, bakaraba mu maso, ngafata impuza, nkagenda mpaka nkagera ku kanisa. Bari mu gitaramo, nabaretse ngo bari mu gitaramo. Najya kugera ntuza ku irembo ngasanga babiri barahariye, abandi bari hariye. Ubuzima nabikuye he? Muri Desta uzi ko yari ituranye nanje. Abandi bari mu gitaramo, naho abandi nakanguka ngasohoka hanze, abanyamurenge bari kuririmba, bari guhimbaza Imana, abandi banezerewe, naho abandi basohotse. Nasohoka handi kuremba ngo ngiye kureba inka, nanga ngiye kureba uko ibintu, ngasanga abantu bakaze abantu iki gicuku atari abacuraguzi. Aba bantu bo bari gukora icyahanze, none nkagenda nkihisha ku miyenzi, ngo nta kumenya ko nasohotse. Nkihisha ku miyenzi hano iwanje, naho abantu baherutse bavuga ngo bagiye mu gitaramo, ngo bari gusirimba, ngo bagiye kumva Imana. Bahekara ababeshi, umugabo n'umugore cyangwa umusore n'umukobwa ngaho bara. Nkamanuka nkugiye Isangano, handi ku mayira abiri agiye kwa Samu, ngahagarara nko ku ruzitiro ku miyenzi. Uziko miyenzi yahagaye yari raha, ngahagarara aho ngaho. Ariko nanjye ko ndimaniye ko y'igikenya, ngahagarara maze nkareba iyo layini ivuye hari iri kuja kwa Samu gutya, yuzuyemo impu z'abantu. Mu gitondo mu ruzitiro rwanje nabandi kuja guhinga, ngasanga amakondomo arimo. Si uyu murima wanje izi kondomo zageze mu ryari.
ntabwo twari twagera igihe, ariko nukora ibyiza ushimwe. Ariko ngo ni wewe, dore ibyaha biri kwitugatuga kugusanga kandi ubifiteho uburenganzira. Ni wowe ushobora gutegeka, ni wowe ushobora gutegeka uyu mubiri wawe, ntabwo ari nyoko, ntabwo ari so. Ni wowe ugomba gutegeka umubiri wawe ukabaho ubuzira ibindi. Iswa yagucunga ariko ukamuca muri ho. Nyoko nuko ntawe urusha igitsura, ariko umwana yanshinga neza kandi akanshinga, papa ndi hano kandi yaje. Ni wewe ndi kubwira, nubwo turi muri Amerika mwabonye ubwigenge, ntabwo turagera igihe cyo kubareka. Niba Amerika ifite ubwigenge, ariko Bibiliya iracyakwibutsa ngo ubwigenge bwawe bukoreshe neza. Haracyari igihe cyo gutegeka, wewe kwitegeka, ugategeka ubuzima bwawe n'ubusore bwawe, ukabutegeka ntibugutware uko bwo bushaka, ahubwo ukabutegeka. Nibwo uzavamo umuntu muzima kandi ukwiriye. Icyaka hari imbuzi ikigeragezo ko kitagomba ukita icyaha, ahubwo uburyo bwo wacyitwayemo nibyo biguhindukira. Bwana sifiwe. Nibyo biguhindukira kuba icyaha. No kuba dufite iyi mibiri ntabwo ari icyaha, ni myiza, ariko uyu mubiri ugukoresheje ibyo ushaka nibwo ubiri bugaruke wewe bikagenuza, kandi mu iherezo uzatandukana n'uyu mubiri. Ukubeshe, ugushuke, iherezo uzatandukana nawo kandi uzahagarara imbere y'intebe y'imanza ugaragaza ibyo wakoze. Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 10 ngo buri muntu wese azahagarara imbere y'intebe avuga ibyo yakoze. Wakoze iki? Cya 4 hasigaye 2 karangiza. Bwana se hasigaye dakika 10. Haleluya! Reka mvuga ibi bintu bivuga ngo ntabwo ari wowe uzashobora namba kwikura mu kigeragezo, ntabwo wakibohora cyakugezeho, ahubwo hari akantu ubutsinzi buhoraho Imana yadusigiye. Abakorinto ba mbere igice cya 10 umurongo 13, uwo murongo ujya kurangiza hari akantu basoza ko Imana yashizeho ngo nta kigeragezo gishobora kukugeraho atari urusange hehe mu bantu. Nubango twese uko tungana, ushobora kuba tudahuje ikigeragezo, ariko twese tuzageragezwa kandi twese tuzahura nabyo. Ntawe n'umwe utazahura n'ikigeragezo. Bwana pewe sifa. Ariko icyo nakubwira cyo, usobanukirwa ko udafite imbaraga n'ubushobozi ku bigeragezo, ahubwo Imana hari ijambo yavuze ngo yaduciriye akanzu. Soma twumva. Yego atari urusange mu bantu. Nuvuga ngo ku musaza ukagera ku mukecuru. Kamvuga umugore wanjye kubera nimvuga abandi barasita. Ku mukecuru wanjye cyangwa se ku mudamu wanjye, nuvuga ngo kuva hejuru ukamanuka hasi, nta kigeragezo kidashobora kugera kuri buri wese. Oya, buri muntu afite ibye, kandi Satani arakubona. Ni ngombwa utaheho, ni ngombwa kugerageze, ni ngombwa agupima. Yewe n'Imana yagupima uretse na Satani. Ariko dore ikintu cyiza, sobanukirwa mu gihe cyose uzahura n'ibibazo, mu gihe cyose uzahura n'urugamba rwo kugeragezwa, mu gihe cyose uzahura n'ikibazo cy'ubukene, mu gihe cyose uzahura n'ubukuburirwa, mu gihe cyose uzahura n'inzitane yo mu rugo rwawe, mu bushakane, nta kigeragezo kigomba gushika cy'Imana iyobewe. Imana iri kukureba, ureke kwirwanirira vuga. Cyose uri mu bibazo, mu gihe cyose byakuberanye, mu gihe cyose uri kubona icuraburiri ryaje, Imana niyo kwizerwa. Umva, dufite umutsinzi, yaradutsindishirije kandi azakomeza atsinda imisi yose. Amen.
haleluya. Amen. Imana niyo kwizerwa, niyo ifite imbaraga, niyo ifite ubushobozi bwo gutsindira ibyaha byose, bwo gutsindira ibigeragezo byose. Amen. Ibyo wahura nabyo byose Imana izabigutsindira. Amen. Nta bushobozi n'ubu Sebazungu afite, nta bushobozi ufite bwo kwitsindishiriza Yo kwizerwa. yabahamagarira kwizera Imana mu gihe gikomeye. Kwizera Imana niyo ishobora kugutabara n'umuryango, aho udashoboye gutabarwa na bene wanyu, aho udashobora gutabarwa n'amafaranga menshi, ibihumbi 20 ufite mu banki, mu gihe cyo bidashobora gutabara Imana niyo ishobora gutabara kandi ikagusekera kandi ikagusekera. Amen. Kandi ikakuremera ikakuremera ibyiringiro bishya imbere yawe izagucira akazi. Kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira akanzu. Yes. Ariko ntabwo mwakomera mu mashaka kandi izabacira akanzu. Nubona byagushobeye wa mugabo mu nzu yawe, Imana izagucira. Nubona byagushobeye wa mugabo, nubona ibintu byagushiranye mu nzu, Imana izagucira. Icyo gusa ni ukwizera iragaragara. Mureba nanjye urebe. Hagayi abwira Angayi ngo naho Imana irahangereye. Mwibuka ubutumwa buriya mugabo yavuze ati ntabwo nari nzi ko nanjye wandeba, nari nzi ko ureba ukwiye kurebwa ari Sara. N'abandi ariko nanjye urandebye, naho njye ndi urahangereye. Bwana akusifa ni uruhare rwawe. Ibi byo ngiye kuvuga icyagatatu ni uruhare rwawe. Wumve neza, ntabwo ari Imana, ahubwo ni ibisaba. Bwana sifiwe. Kanihute vuba. Oh, haleluya. Abambo niba iyi satari wacu, niba iyi satari roho tuzatura, iyi satari ho tuzaremera. Iwacu ni mwijuru, niko Paulo yavuze. Iwacu ni hebe. Niba uzi ko uri umukristo kandi isakaro kari yako, biri mu kuba ngo ubuze amaso yawe n'umutima wawe ushoboye aho ubereye. Niba ushaka support, niba ukeneye kugira ngo noneho uhora uri gutsindishirizwa, reba mu ijuru niho hari imbaraga. Abisirayeli kuva mu Egiputa ngo nta kindi cyabara uzagisanga ngo bashyize amaboko mu yandi magambo bavuga ngo uragisanga wewe wabishoboye hari umuntu uzagufata shyira amaboko yawe. Iyo umuntu wese no mu gisirikare n'abari mu ntambara iyo wageraga gutya amaboko nta wundi muntu wafata. Bwana sifiwe.
Abafarisayo 3. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, muje muhoza umutima ku biri hehe, ubwo dutinde tutatwaye n'ubu benshi ngo bafashe kubera mwakunze amaso kubikira muri gutangirwa bagati muri bagati tuje duhoza, niba dushaka ubutsinzi bwo guhorera iminsi yose, tuje duhoza imitima yacu ku biri hehe mu ijuru, aho Kristo yicaye, aho ubutabazi buri, aho icyicaro kiri, aho agomba kuva ramfo yo guhereza ubutsinzi ariko wehoho muntu w'Imana uje uhunga ibyo, uje uhunga ibyo ibiri mu isi, ibyirari urihunge, no ku ishuri turi bene gitarewe turanezerewe, turabana b'Imana turabaragwa, turi bene gitarewe turanezerewe. haleluya, amen. twebwe turabana b'Imana, ntabwo turabana b'isi. Ibyo ab'isi bari gukora hari igihe ibyo by'ubuzima bizaba, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. kwihangana n'ubugwaneza. Ujya kabiri, ujye urwana intambara nziza yo kwizera. umva uruhare rwawe, burya ntabwo urava mu ntambara, turacyari mu ntambara, nubwo twatsinzwe kandi tubaho tuzatsinda, ariko bari kukubwira, bari kukwibutsa ngo ujye urwana, nawe ni igihe cyawe, ni igihe cyo gufata imyanzuro, ni igihe cyo gukoresha ubwonko bwawe, ujye urwana. Reka kureba ngo hari uzakurwana nawe, ni igihe cyawe ujya nawe. Ndabahamagarira mwese muribe kurangiza gusoza, waratse turi mu ntambara, ariko dufite uwadutangira kandi azaba hafi yawe, ariko icyo usabwa ni ukumenya mu zindi ntambara twamenya neza ko intambara turwana ari icyaha, wanafitiwe intambara y'iki kandi ishorewe na Satani n'abadayimoni, nibo bakubwira uburyo ushobora kwinjira mu byaha, ariko umutsinzi wawe kandi wakubaha ibyaha byose. Hari n'intambara y'inzangano no kutumvira, ariko benshi wabona namwe abakristo barabona Imana y'ubuzima bafashe
kigeragezo ntimutite icyaha ahubwo muvuge ngo ibigo bimeze biramutse icyo bitekereza nanone nubwo nako ikigeragezo nubwo cyaza ntabwo ushobora kukirwanya hari imbaraga nyinshi kukirwanya washaka agatuza kakameneka washaka imbaraga zose zikarangira ariko ivuga Imana no kwizera niyo yaduciriye kandi amen. Tukaba tuvuze ngo noneho uruhare rwacu nk'abantu mu guhoza ibitekerezo byacu ku mugabo ufite imbaraga n'ubushobozi ushobora kudutabara mu gihe cyose twananiwe tugahoza ibitekerezo byacu n'imitima yacu agakomeza kudutsinda kandi nawe ubifitemo uruhare rwo kuvuga ngo uhunge kuvuga ngo Imana irahari. Yegera umukobwa ageze aho yari umurwanizi amaze gukora amaze kurangira uratsinzwe najya kubona akamakobwa ngaho ngiye kutengeneza papa wagereye mu murere nawe ufite uruhare rwo gutegeka akanyamakuru uvuga sorry icyo babwiye ngo kora ibintu Petero wa kabiri ibice bitatu 18 ibice bitatu n'umurongo avuga ngo ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana icyo mbifurije mukurire mu ki ubuntu bw'Imana urubyiruko rwacu mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo no kumenya Yesu Kristo ko ari we mutabazi ari we mugabo ushoboye ari we ushoboye mu bintu byose no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza cyubahiro kibe icye none n'iteka ryose amen. muhagarare dusenge Imana muhagarare twese. Mana ndagushimiye kubw'ijambo ryawe aba bantu uko bangana bose bagutegereye bakumvishije ndagushimiye kuko ari wowe wuguruye amatwi y'imitima yawe kugira ngo wumve ijambo ryawe neza. Himbazwa Yesu umwuka wera akomeze kugendagenda no kubibutsa aya magambo uko Mariya yumvisha amagambo y'abungera akabika mu mutima we akaja yatekerezaho aba ariko Yesu amagambo yawe aba bantu ntibayasigaha ahubwo bayatekerezeho muri buno buzima iyi ntambara ubibutse amagambo ijambo ryawe ubibutse babonye ubutsinzi nibagerwaho n'ibigore nibagerwaho n'ibigeragezo nibagerwaho n'intambara zitandukanye bibuke ko ari wowe watsinze ubane nabo rero ubashoboze bagiye gutaha Mana barinde umubi ubagirire neza ubambike imbaraga z'ijuru aba nibo bazaraganwa nawe nibo bazinjira mu bwami bwawe ukomeze kubarinda ukomeze kubazingatira ukomeze kubambika imbaraga ukomeze kubaha ubundi bwiza butandukanye n'ubwaha ubaha ibyiringiro yuko igihe kimwe tuzaba muri Yesu
kandi tukazakanya iwacu. Uhimbazwe Yesu kuko mubwira ijambo ryawe, bane natwe utugirire neza mu izina rya Yesu Kristo.